Muraho neza, ndagusuje kandi ngo ikaze muri iki kiganiro. Ese nawe ujya wibaza impamvu hari abantu bamwe na bamwe biharaje ibintu byo kwifata amashusho ko soni barangiza bakashyira ku mbuga nkoranyambaga? Ese wari uzi neza yuko ibi bintu bifite ingaruka ziremereye cyane? Ese ni ikihe kintu urubyiruko rwakora kugira ngo rubashe kwivana mu ibibazo biteye gutya? Wabona utangiye kuvuga ngo kino kiganiro gifite ba nyiracyo bakwiye kugikurikira, njyewe ntabwo bindeba kuko ntabwo byambaho. Nyamara disi wirengagije yuko sheri wawe yaguhamagaye iteka ryose agusaba kumusoma ndetse n'ibindi nashatse kuvugira ahangaha. Ese ari amajwi wabuzi ahantu abikwa? Tekereza rero ubyutse mu gitondo ugasanga kuri social media niwo turi gukurikira. Birashoboka cyane rwose ko video cyangwa se amajwi yawe ashobora kuba yajya hanze utabigizemo uruhare. Ariko se birakwiye cyane ko wazisanga kuri social media turi kukota? Kurikira kino kiganiro kugira ngo umenye neza uburyo ukwiriye kuba wakitwara imbere y'umukunzi wawe ndetse n'imbere y'abandi bantu bagiye batandukanye, kugira ngo uwiheshe agaciro, wiyubahe wowe ubwawe ndetse wubahe Imana n'ababyeyi bakubyaye, wewe kubi igisebo mu muryango. Reka tubanze turebere hamwe impamvu abantu bashaka kuba bakifata video z'urukozasoni barangiza bakazishyira hanze. Ese n'ubundi ni ukubera iki? Ni ukubera iki kintu kirimo kigenda gifata intera muri no misi tugezemo? Reka tukirebere hamwe, ariko mu nyemere tubaze kwakira abantu bashyashya kuri no channel. Umuntu mushyashya no umuntu utaramara ukanda subscribe, niba utarakanda subscribe uyikande kandi biko gufungura inzogera kugira ngo buri kiganiro gitambutse angaha ubashe kukibona kandi ukibonere ku gihe. Ngiye mukunda kubana mu biganiro bitandukanye bitambuka angaha, ari ngiye mbibategurira nkanabategurira inkuru zigiye zitandukanye ndetse n'inama ku rukundo. Nitwa Rukundo Damas, ndagukunda by'ukuri. Niba nawe unkunda ubingaragariza ukanda like kuri iyo video. Ikindi kandi bukunda ibiganiro bikunda gutambuka angaha, niwirengagize gutanga igitekerezo cyawe hano hasi cya video twazakubwira ubuta, cyangwa se niba watanga n'igitekerezo kuri no turi kuvugaho, byose birashoboka. Ikingenzi nuko wakanda kuri like, igitekerezo ndetse na share. Wakoze cyane. Iki kiganiro cyacu tukinjiremo, duhere ku mpamvu zishobora gutuma abantu bakemera kwambura ubusa ku karubanda, isi yose ikababona. Ese ni iki kibibatera? Impamvu zishobora kuba zabatera gukora ibi bintu ni impamvu zigeze kuri 3 nizo tugiye kuvuga, wenda n'izindi tuzaza tuzivuga nyuma yaho, ariko uyu munsi tugiye kuvuga ku mpamvu zigeze kuri 3. Impamvu ya mbere ni iyi ngiyi. Impamvu ya mbere nuko hari abantu bashaka kuvugwa cyane kuri iyi mihanda, cyangwa se bashaka kwamamara, bakaba bazi neza yuko bino bintu byo kuba bavugwa nta handi hantu bizaturuka usibye kuba bakora ibintu bidasanzwe kugira ngo barusheho kugenda bamenyekana kuri social media. Icyo mukuriye kumenya nuko kuri no mihanda ya YouTube rero naho nahantu hari amafaranga ku buryo neza abantu bemera gutanga amasura yabo cyangwa se bemera gutanga imibiri yabo ikajya ku karubanda kugira ngo bakunde bamenyekane, babashe kuba babona views. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri, anga turi ku mpamvu ya kabiri, najya ngo mbanze nkubwire yuko bamwe mu bantu hari umusore cyangwa se hari umugabo witwa Yampano. Ngira ngo mwarumvise amakuru ya video yiwe uburyo yabashije gusakara muri iki gihugu ndetse no hanze yacyo. Hari n'umukobwa witwa Diane. Ngira ngo ibyo ngibyo izo nkuru muri kugenda muzibona muri no miss. Uriya mutipe ndetse n'uwa mutipe kazi bari kuvuga yuko inkuru ziri kubavugwaho cyangwa se bimwe mu bintu biri kugenda bibavugwaho ari ukubabeshyira. So ntabwo twebwe tuje kubihamiriza muri aka kanya, ariko biranashoboka cyane bitewe nuko kumenyekana biragora my friend. Niyo mpamvu abantu benshi bari kugenda bakora ibintu bidasanzwe kugira ngo babashe kuba bamenyekana. Noneho birashoboka cyane ko nanone impande zose tugomba kuzivugaho. Biranashoboka ko baba batazi ukuntu koko izo video zageze hanze, ariyo mpamvu aricyo cyiciro nawe ushobora kukubariramo. Hari igihe ushobora kuba wavuga ngo kuba ndi kuvugana n'umukunzanye kuri telefone bikarangira mwanabuze ibintu navuga ko Imana yanga urunuka, ukabuze ngo nago bizajya ahagaragara, ariko finali birashoboka cyane ko wakisanga nawe kuri YouTube turimo tukumva. Bishatse kuvuga iki rero ahanga? Mbere yuko mvuga ku cya kabiri, reka mbanze nkubwire, jya witondera amagambo uvuga kuri telefone. Ikindi kandi ukwiriye kwitondera video ushobora kuba wafatwa cyangwa se wasabwa gutanga mu buryo butumvikana. Ni gute umukunzi washobora kuba yagutegeka kuba wamuhereza video yawe wambaye ubusa kugira ngo mukunde mugumane, wamuretse ukazashaka undi? Reka twikomereze ikiganiro cyacu. Mbangira ngo tutuntu twose tugene tudushyiramo kugira ngo urubyiruko rubashe kuba rwaba maso, kuko ibintu birakaze kuri imihanda. Impamvu ya kabiri ni iyi ngiyi, ikigeragezo cy'ubusore ndetse n'ubwangavu. Abantu benshi babikora barushywe n'amarangamutima yabo, ariko batitaye ko bishobora kuba byazabagiraho ingaruka zikomeye cyane. Ngaha kandi bakibwira yuko ari ibintu bisanzwe ndetse byoroshye, ndetse baba banatekereza yuko abantu bose babikora, ariko ntabwo ariko bimeze. Ibi bintu niwe ubirimo wenyine, nimbuzi kandi ko ubirimo biba byiza wabihagarika, kuko bishobora kuzakugiraho ingaruka ndetse bikagira ingaruka ku muryango wawe wose ndetse n'urukundo rwawe rukaba rwakangirika. Reka tujye ku mpamvu ya gatatu.
kuba washukwa n'umukunzi wawe. Abakobwa ndetse n'abahungu bakunda gusabwa n'abakunzi babo gufata amashusho cyangwa se amavideo cyangwa se kohereza amafoto kugira ngo bakomeze bakundane cyangwa se kugira ngo mu rwego rwo kugira ngo uyohereje aba ari nk'icyizere yohereje uwo nguwo uyamusabye akomeze amwizere. Gusa ikintu kibabaje nuko ingaruka ziva muri ibi bintu zirangira n'ubundi rwa rukundo zirusenye. Icyabakiza rero mukobwa ndetse nawe musore wakifata, ariko ikindi gikomeye cyane ukagerageza gutinya Imana, kuko nkunda kubabwira ati hari ibintu Imana itemera. Reka tujye mu gice cya kabiri aho tujye kurebera hamwe ingaruka. Ni ingaruka zikomeye zishobora kuza nyuma yuko aya mashusho yamaze kujya ku karubanda, twamaze kuyabona sasa. Nubwo wibwira yuko uri gushaka kumenyekana, ariko birashoboka cyane yuko mu ngaruka zishobora kubaho iya mbere ari iyi ngiyi: gusenya ejo hawe hazaza. Ubundi ibintu byamaze kugera kuri interinete, byamaze kujya kuri YouTube ndetse n'izindi social media zigiye zitandukanye, ni ibintu bihoraho, ntabwo ari ibintu baba bari busibe uyu munsi cyangwa se ngo bazabisibe ejo. Rero birashoboka cyane ko iyi video yawe ikimara kugera hanze, birashoboka ko umukunzi muri kumwe uno munsi mwanatandukana, ariko na wa wundi uzaza akazabona bya bintu, bishobora kugira ingaruka ku rukundo rwanyu. Noneho birashoboka cyane ko mwanabana, ariko babana muzabyara, kuko za video ziba zigihari nabo zikabakomeretsa, zikabatera igikomere. Bishatse kuvuga ngo ni ibintu bigira ingaruka z'igihe kirekire. Bibaye byiza nuko wabyirinda. Reka tujye ku ngaruka ya kabiri: icyubahiro cyawe ndetse n'agaciro kawe birangirika. Abantu bose bakwizeraga batangira kugenda bagukuraho icyizere. Murabizi neza yuko icyizere ni ikintu gikomeye ku buzima bw'umuntu. Rero iyo wamaze ibi bintu byamaze kukubaho, abantu bose abenshi batajya kugutakariza icyizere, ndetse niyo ugerageje kubihinduka, ariko abantu bakibuka bya bintu wakoze mbere yuko uhinduka. Byanze bikunze n'ubundi ntabwo haburamo akantu ko kutakwizera cyangwa se ko kuba batakugarurira icyizere nk'icyo bari bagufitiye mbere. Gatatu: kubura amahirwe mu kazi. Abakoresha bo muri iki gihe akenshi cyane bagerageza kureba social media zawe mbere yuko baba batangira kugukoresha. Rero video imwe yonyine ishobora kuba impamvu yo kuba cyangwa se yo gutuma ntacyo ugeraho mu buzima. Ingaruka ya kane ni ibikomere by'umutima bishobora kuba kuzahaza. Ushobora kubyita yuko ari ukurya hiti cyangwa se kwamamara, ariko najya nkubwiza ukuri yuko abantu bagerageje kuba barakoze ibintu cyangwa se abantu bakora ibi bintu baba bafite ihungabana ndetse n'ipfunwe n'agahinda katavugwa. Mu gice cya gatatu ari nacyo cya nyuma, tugiye kurebera hamwe icyo urubyiruko rwakora cyangwa se rukwiye gukora kuri ibi bintu. Ko se murahari, abahungu ndetse n'abakobwa murahari? Binyereke mukandareke kuri no video ndetse munatange comment aho hasi, aho ngo handikirwa ubutumwa bugufi. Reka turebere hamwe icyo urubyiruko rukwiye kuba rwakora muri ibi bintu kugira ngo mutazisanga ahantu habi cyane. Ndabizi neza uri kwibaza ngo none se dukwiye kuba twakora iki kugira ngo twirinde ibi bintu. Ibi ngibi nibyo ngiye kukubwira ibyo umukwiriye kuba mwakora cyangwa se icyo urubyiruko rukwiriye kuba rwakora. Icya mbere ni iki ngiki: kwiga kuvuga oya aho biri ngombwa. Nubwo kandi waba ukunda umuntu ubona ko ashaka kugukoresha ibintu bidakwiye, ukwiye kwiga kuvuga oya. Menya neza ko iyo umuntu aguha igitekerezo cyo kuba wakifata amafoto y'ubwambure cyangwa se video, menya neza yuko uyu muntu ataba gukunda, ntabwo abakunze wowe, ahubwo abakunda icyo agushakaho cyangwa se ibintu biba ari byo kukumaraho agaciro kawe. Icya kabiri: kureka gusakaza ibintu bisuzuguza abandi. Ntabwo wamenya uwo nguri kumena amabanga yiwe icyo ejo azadufasha. Birashoboka cyane ko yazanaduhereza ikiganiro, birashoboka cyane ko yazaduhereza n'ubuhamya, birashoboka cyane ko yazanadufasha kuko irevo turiho ntabwo tuzayihora, tuzagerageza ko dutera imbere tujye dutumira abantu. Birashoboka cyane ko umuntu uri gusakaza video yiwe ari umwe mu bantu bari kuzaduhereza igitekerezo cyangwa se bari kuzadufasha kuri no channel. Bishatse kuvuga iki rero? Ntuzigere usakaza video y'umuntu umusenya. Icya gatatu ari nacyo cya nyuma, ukwiriye kwiga gukoresha social media mu buryo bwubaka. Kuri social media hari ibintu byinshi byiza wakora bikaba byakubaka. Hari ukuba wahamenyera ibintu by'urukundo rwiza nk'uko nguko kuri no channel tubyigisha cyangwa se tubigaragaza. Hari n'ibindi bintu wahakorera kuba washakira ubumenyi bugiye butandukanye, kuko kuri social media hari ibintu byinshi cyane wagenda uhungukira, kuko wanahigira imyuga igiye itandukanye. Ariko se ni kuki twahitamo ibitwica akaba ari byo duhitamo kuhakorera? Bishatse kuvuga ikire, bishatse kuvuga ko buri muntu wese akwiriye kuba yakiga uburyo yakoresha
telefone yiwe, mashini yiwe, mbese buri gikoresho ukoresha ukiga kugikoresha ariko ukagikoresha neza mu buryo bukubaka. Wakoze cyane ko twatangiranye kino kiganiro tukaba tukigeze ku musozo. Imana igumugisha kandi nizere yuko hano ukuyemo inama zikwiriye kuba zagufasha. Niba hari icyo kino kiganiro kigufasha cyangwa se ari igitekerezo kizima umva ukuyemo utwandikiremo hasi ukitubwire, nabyo ni byiza cyane. Wakoze, Imana igumugisha. Niba uri mushyashya ku butakanze subscribe ikande kandi kugufungura inzogera nkuko ndayahoze mbivuga turi gutangira, kandi wibuke gukanda like kuri no video rwose kugira ngo uzajye ubasha kubona ibiganiro bitandukanye bikunda gutambuka ngaha kuri yicano. Mwakoze cyane, Imana ibamugisha. Reka tuze gura mu kindi kiganiro kiraza gukora iki ngiki. Imana ibamugisha, ndabakunda cyane.